Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yamaganiye kure abamaze igihe bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane mu buryo bwo guharabika ndetse no kuzana amacakubiri muri Kiliziya Gatolika. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye abantu bagaragaje cyangwa se batangiye bavuga yuko batoye papa mushya, cyane cyane ko bavuze yuko batoye papa w'umunyarwanda. Biri mu bintu byakiriwe n'abatari bake, cyane cyane abakatolika bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse bamwe na bamwe babyamaganira kure bataramenya impamvu yabyo. Aka gatsiko k'abantu biyumuye kuri Kiliziya Gatolika batangiye kuzana amacakubiri mu banyarwanda kamaze igihe kitari gito kaje ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba biri mu bintu byanateye impungenge cyane cyane Kiliziya Gatolika, cyane cyane abantu benshi bibatera urujijo. Bamwe na bamwe bibaza se papa mushya uje mu Rwanda ni bwoko ki, ko tumenyereye yuko papa Kiliziya Gatolika ku isi abo mu bihugu byo hanze ndetse akaba ari umupapa uzwi n'isi yose muri rusange. Kiliziya Gatolika imaze igihe kinini ivugamo ibibazo bitandukanye, cyane cyane byiganjemo bamwe na bamwe biyomora kuri iri torero cyangwa se kuri iyi dini, hanyuma bagashinga amatorero yabo. Biri mu bintu n'ubundi binateza impungenge zikomeye cyane, nyuma y'uko bamwe na bamwe birangira bigumuye kuri Kiliziya Gatolika, hanyuma bagatangira kuzana imyemerere yabo cyane cyane yiganjemo ukubirira Kiliziya Gatolika, ndetse bakanashishikariza bamwe mu bayoboke babo ku gutora papa wabo cyangwa se umuyobozi wabo mukuru. Cyane cyane birumvikana neza ko ari ukwigumura kuri Kiliziya Gatolika. Biri mu bintu byateye impungenge ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, hanyuma batangira gusura amatangazo mu nce zitandukanye binyujijwe mu maparuwasi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bifashisha radiyo na televiziyo mu kunyomoza bano bantu ndetse no kubamaganira kure. Batangiye kuzana imyemerere itandukanye cyangwa se ihebanye n'iyari isanzwe ihari, cyane cyane imyemerere mishya yiganjemo kuzana amacakubiri biri mu bakristo basanzwe, bababwira yuko byaba byiza batoye papa mushya ndetse bikaba byiza ari papa bitoreye w'umunyarwanda, ndetse biri no mu bintu byatangiye gufata ku mbuga nkoranyambaga, bamwe na bamwe bakanabyizera. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru yacu n'ibiganiro byacu. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni ku Taifa Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku wundi, umenye amakuru yacu n'ibiganiro byacu umunsi ku wundi, kugira ngo bikugereraho ku gihe. Icyo usabwa ni gukanda ahanditse subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.